isomo nuko twabyumvishe. Mwabyumvishe gute nkasanga he mwabimenye mwebwe? Kubera ko nge ntuye hepfo ntago isaha yaba yamwiciyeho ntago nyizi. Mbese bavuga ko yamwishe nawe ariyica. Mu buryo yishemo nanjye ntago nawe bashije kujya kumenya uburyo yamwishemo. Njye nubwo ntari uw'inaha mu Kisaro, nanjye ubwo naringiye mvuye mu rugo ngiye guhinga, ngeze mu isantere bati umuntu wanyu umugabo aramwishe, ati kare mu mugabo aramumamuye. Nuko bigenda gutyo rero natwe tuza tuje kurara dusanga nuko bimeze. Twasanze n'ubundi byamwishe n'ubundi abantu bari aho bumiwe. Nawe yiyahuye. Ngo yanyweye intuza roketi. N'umuryango warubanye. Urebye ntago ngo bari bameranye neza. Bahoranaga amakimbirane ya buri munsi. Yego. N'amakuru mwamenye gute mwebwe? Ni amakuru twamenye mu gitondo batubwira ko Hategekimana yishe umugore we. Bigenda gute? Ukuntu byagenze twahise natwe twitabira kuhagera, tuhageze hanyuma dusanga nuko ngo uko batubwiye amakuru dusanga niko byagenze. Yamwishe. Ariko bari bamaze iminsi bagirana amakimbirane cyane. Amakimbirane yabo n'ay'igihe kirekire cyane, hashize igihe cyane bagirana amakimbirane menshi atarangira. Muze mwabimenye gute mwe? Kumva kubwira niko twamenye natwe. Ko namenye mu gitondo abantu bari kwiya guhinga ati atekesha umugore. Bitanza kureba rero uko bimeze. Ugiye kurasanze nasanze yamwishe koko. Kuse ko bavuze ko ariko nge sindahagera aho yamwiciye, bose nafite bavuga ngo basanze umugore aryamye yamujombaguye. Hategekana ngo yicaye mu ntebe yagangariye mu yapfuye. Basanzwe ariko n'ubundi bisanzwe batameranye neza. Igihe cyose pe n'uwo wabaza wese n'uvuye mu ikaritsiye yavuga ati ntago bari bameranye neza. Ndikumva icyo nakuvuga ni icyo ngiki ntago narenze icyo. Mwebwe amakuru mwamenye gute? Njyewe nuko nabivuze none se ndasubiramo kabiri. Njye nari njyamye mu gitondo, abantu bacaragura yugo wanjye baravuga ngo Rwema yishe umugore. Njyewe nanga gusa n'ubyumva neza, ariko mva mu mutima hahise hanyuka ikintu cy'ubwoba gihise kinzamo. Mpita nanjye mbyuka vuba vuba ndambara ndaza ndahagera, mpageze kuko mbona nibyo. Nuko nta kundi ntako byari kurenga. Mbona ntago nge nagiye kureba aho yamwiciye, ariko nageze hano hanze abantu bahagaze bari kubivuga, ariko byari byo ntago nese abantu barenze kuza atari byo. Nuko nta kindi. Impamo ni amakuru twamenye tuyabwiwe n'inzego zibegereye ndetse n'abana babanaga mu rugo bakuru muri anexe zabaga mu gikari. Ni umugabo witwa Hategekimana Jean Baptiste n'umugore witwa Mukamurenzi babanaga ku buryo bwemewe n'amategeko. Akaba rero yamwishe yarangiza bikagaragara ko yiyahuye, niko twabibonye mu maso yacu. Mu by'ukuri nk'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'umuryango warubanye ute? Mu minsi mike ishize mu matariki nka 17 nibwo bagiranye ikibazo, umugabo ashaka kugira ibyo agurisha, umugore akamwangira, ndetse tubagira n'inama aho yari yatangiye guhomora, tumubwira ko hahoma, aranahahoma biragaragara. Hanyuma ubwo kuva icyo gihe nta kindi kibazo bari bafitanye, kuko bari abantu biteje imbere, bari abantu bafite ubucuruzi kandi bameze neza, mbese rwari urugo ruteye imbere, dufite n'abana nabo bateye imbere. Yashakaga kugurisha iki? Umurima. Hanyuma inama mwahaye abaturage amakimbirane yo mu ngo ni abaturage turabashishikariza kubana neza mu mahoro cyane nk'umuryango, kugira ngo tubungabunge n'abana bacu, kuko buri yasize abana nubwo ari bakuru
hari ababagamo hano, hari n'ababaga bashakisha, basigaye ari imfubyi kandi ku buryo budasobanutse. asize abana bangahe? Ni abana 6 ariko bakuru. Twumva rero icyo dushikariza abaturage ari ukubana mu mahoro, tukirinda amakimbirane, ariko kandi n'inama bagiriwe no ku rwego rw'ubuyobozi bakazumvira, numva byagenda neza. Yari afite imyaka ingahe uwo mugabo? Yari afite imyaka 52 y'amavuko. Umugore? Umugore yari afite 42. Barushimira. Murakoze cyane nawe.